ca bugufi ukore situation zimeze nabi muri iki gihe uce bugufi ntukeke ko ari za situation twahozemo za kera ako subugiye nta n'ikintu mariye koko simo niboga ari nkawe niboga ari ego ni wewe isa ya ntabwo wishimye ariko ntabwo ariko usanzwe nkumenyereye wabaye iki shape ni byinshi Papa wambabariye koko please ugomba kuvanga basi mbabarira ndangiza ishuri n'indangiza kwiga uzakora icyo ushaka umva neza mubwira urukunyumva neza basi ndakunda urukunyumva neza kumva papa umugore ngiye kurongora sinshaka kamenya ko umwana afite ampusi umwana ugana nawe nzitwa umukozi mu rugo rwawe ako ndangize kwiga ibyo simbishaka mbwira mu rugo ugende papa please nakubwiye ngo mbwira mu rugo ugende ndakwigize mbabarira basi ndangize kwiga byonyine nindangiza ishuri nzava mu rugo rwawe ngende ye no mugore wawe ntazigera amenya ko ngende umwana wawe nakubwiye ngo mbwira mu rugo urabisika niyo nafashe icyemezo mba nagifashe papa mama bino bintu ari kubireba ari koko mutangiye kwiringira abazimu rero ukakubayeho papa ibi bintu ukoze ntabwo nzabikubabarira genda ni ukuri kwibara nzarinda apfa nabikubabarira genda sha umugore wanjye tuzamenya ko mfite cyane nkawe genda Tom arahari arahari ko namushakaga se ninde umushaka ubwo ni papa we nkaho ndamutaye mane ni rero kumaze shano umusaza ufite uruhara ntazi nanjye ariko arambwiye ngo ni vuba wawe tu Viwande wawe man Viwande Okay, mubwire injije papa je kundeba nyuma y'imyaka myinshi ntaye gutibutse kuza kundeba
ubu mfite amatsiko y'ikintu kiri kugenza hano. Ufite amatsiko cyane. Nese byibuze nta n'ubwo wakwishimira ko nje kureba uko umeze nyuma y'igihe kinini tutabonana. Papa ibintu wankoreye ntabwo byatuma ngira urukumbuzi kuri wewe. Niba nakwita papa, niba nakwita ikisinzi, mu by'ukuri uje kundeba ngo bigende bite? Wenda ibyabaye byose tubitera umugongo, ariko kuri aka kanya ndagukeneye. Tugukeneye nk'umwana wanjye kugira ngo undwane ku cyose cy'amafaranga. Unkeneye amafaranga? Ayo mafaranga tushaka kurishaho ko nyafite? Ne amakuru yagendaga ngeraho bambwiraga ko wabaye umukire. Ndavuga kugira ngo njye kwandavura muri rubanda mbaka amafaranga ndakanze kuyaka umuhungu wanjye. Nuko ngurize rega ntagaruka yampango nyatware burundu. Abo baguhaye amakuru se iyo ujya kuba ariyo ujya kuyabaka? Nta makuru nyine barakubwiye. Rega ntagaruka yampereza burundu nuko nguriza. Nzayakwishyura pe. Wagiye kuri banki se? Ni ntabwo ndi banki. Uratinyuka ibintu wankoreye ukansora iwa se ubundi ayo mafaranga uzi narayabonye nyuma y'iyo myaka myinshi mba uzi naragushakishije ubuzima bute? Nyine uko wabushakishe ntabwo mbizi, icy'ingenzi nuko mbona ko byanyuzemo mpamvu nanjye nje kukwitabaza. Nuko nawe ushobora kuzanyitabaza ikindi gihe. Ngiye kwitabaza aho nari gukire ntabwo nakubonye. Wibuke neza ukuntu wankuye wawe. Igihe nari gukeneye uranterereye. None nawe uratinyutse uraje ngo gusa n'ikindi baransohokera ngaho. Papa nako ntabwo uri data nsohokera ngaho agenda. Ese uramakaniye neza neza? Nta n'icumi ntabwo. Dore umuryango. Basi mpanatike nsubizeho niba. Ibintu ndi kuvuga ntabwo byumva. Ujya kunyiruka niba mpanatike. Ako wari ugishoboye bashije kugenda n'amaguru. None wowe uri gicumba se? Ako ndashaje. Ndashuje kunsaziraho. Out. Papa please nako. Sohanga. Sohanga. Ubuse ngiye ngapfira mu nzira ntago waza kumpamba. Ntabwo nyugufata nka data. Mfata nk'ibyo gupfa nk'umuntu uraho nyine. Ariko nta no gutekereza. Ibuka ibintu wankoze. Umwana wibyariye. Ukajugunya siyo nagira Imana basi ngo mbeho uzi cyase nkapfu uri kubutekereza ngo. Ariko navuze ngo ibyo bintu byabaye. Umutima ufite nta umutima ufite ntaho wagiye aracyari wewe. Ariko ubu ngubu ko Imana itagitererana bayo ubu ngize amahirwe nkongera nkabona amafaranga. Konzi yuko twaba ubuzima bwawe kuko none se imva. Nagize Imana ni mbasha kubaho. So wowe rero nugiye Imana ukaneba uzagenda ubeho ariko this time reka turekane mu mahoro. Ikomereza ubuzima bwawe nkomeza ubwanjye. Ibyo kuburi data n'ibiki I don't care. Go. Kwani ko kubwira ngo nsohokera ngana ntabwo uri kubyumva. Ariko ngewe nakubwiye icy'ingenza sinzi impamvu nk'umwana wanjye wambabarira. Ariko ibaze kujya gusaba umuntu w'inka. Nawe nyine wumva ko umuntu abageze kure. Papa nani sanjye ntabwo ndibagirwa ubugome wankoreye nsohori wawe. Ntafite ahombo. Ntafite icyo kurya, ntafite amafaranga, ntafite ikindi saa kintu nkajya kuba imbogo ku muhanda. Ndagenda nirwana none nje imbere. Ngo amafaranga. Ese wari ufite yagiye. Peruka nawe wari ka boss umeze neza. Ayifite wagiye. Burya mu buzima. Iyo ufite amafaranga hari abandi baba bayabuze kora ko wowe wayatwaye. Hari rero kigera nawe akaba ari undi nawe uri gukira nawe agatwara yandi yawe
nawe kugira ngo abashe kumubeshaho abashe kuzamuka muri urwo rwego. Ni kimwe nuko naka kanya ayo ufite hari undi muntu nawe uri hirya ubabaye utayafite, ariko bitavuze ko ejo cyangwa ejo bundi nawe ashobora kukuvaho akajya kurura amafaranga ni nk'umushyitsi. Reka nkubwire uko yamvaho kose azagenda, ariko nta neza nkugiriye. Papa, izi saa nta muntu ngo ngufitiye, nta n'imbabazi waza untera zatuma nguha amafaranga yanjye. Never. Sohokera hanga wimvugisha menshi. Wari umukire bose bakuze, rubaye nawe uri hehe? Uje gusaba wowe wakabimenya ko nawe ushobora kugushyikira. Nibishaka bizambera inshuro 100. Ariko binambayeho ntabwo nakugaruka imbere. Never. Ntabwo nakugaruka imbere. Tom, ariko imputangire ndi umwana wawe, ndi na mutoya, ibaze nongeye kukugaruka imbere. Ni nakena cyangwa se bizambaho byose nzajya kugwada, ariko ntaje kukuganyira. Wowe se ubundi ugira umutima, ubugome bwawe ugira akubundi waremwe nande? Ni Imana, ni Satani, ninde? Tom, icyitwa amafaranga cyo ukibagirwe. Never. Yaba urunyimye amafaranga yawe nayawe nyine yarakuvunye, ariko utasomeye bigeze aho ngaho. Ahubwo nkubwiye bikeye, ndakuboshye nka data, ariko ureba uciye ikiraro kandi utarambuka. Sinkuvumye, ariko nigendere kandi urakoze. umva nkubwire, genda nako. Mama Ruga. Yes. Se waje. Bitese. Nsawe bite. Byiza. Byiza. Urabona ari byiza. Kwera. Musimba ryari. Sasa na 45. Musabaye iki? Sasa bakora iki? Sasa bararya. Byo kurya biriye. Kamisa.
asuwe kubisana numva nta n'isoni biguteye. Nasiko ibyo dufite. Kwa Evariste tugeze ku rwego rwo kurya ibiryo bimeze gutya. Uso wowe wabiriyeho? Wabiriyeho?